turi kuri kontwari ahita ambwira tumva se bro wari se tukicarira mu modoka ko nawe afite byeriye tuzi mu modoka fukuyemo telefone atangira kureba filimi z'urukozasoni ese mutipe vipi haramubwira ngo dore nguriwe ngo kano kararyoshye ni ibyo bintu sinjya mbireba yanzanye ubwo bugoryi ndamubwira ariko se mani ko mbona ufite umugore mwiza n'umwana mwiza ari wahoza kuri profile bro ukaba ukeneye abahungu muryamana ni gute wava mu kibuno cy'umugabo ukajya ku mugore wawe turumva udafata umugore wawe nka toilette izimwe ariko still turi abagabo tugomba gusavayivinga si byo se ntago uzahora imbere y'abashiki bawe cyangwa uri umuntu abaye n'abakuru bawe n'ababyeyi bawe rero still ugomba kurwana ubundi turi mu isi turwana na satani turwana n'umubiri wacu n'igifu cyacu duhora mu ntambara still mbo ashobora kubikora wenda mu buryo bwo kugushimira kuri cya gikorwa wakoze cyane ariko hari wenda n'abagabo bamwe na bamwe banzume abo bita babanzume sawa uzaneza abantu yo bimeze bite fresh one bimeze neza alhamdulillah rabbil alamin ase uri mu gisibo se nawe ewana meru kujya kwiga kujya kwiga ibintu by'ibisilamu ntamenye byari byo oya nta kintu na kimwe kitagira uko gisa buri kintu cyose kigira ingingo ubone se ko byize wabonye ibyo mwoherereje kuri WhatsApp okay we go niko uri kujya kwiga ikorowani nize korowani nize ibyiciro bibiri by the way nize icyiciro cya jududu na mutamaiza ngaho da jududu mushaka ngusobanurire jududu ni umuntu ubukinjira idini atari yasobanukirwa atari yamenya gusari atari yamenya gutora zana mbese nta kintu na kimwe ariko yaratoye icyo bita shahada yaramaze kwakira umwami uwuhe mwami Allah subhanahu wa ta'ala ko ari imana imwe akavuga ngo ni imana imwe rukumbi nagize ngo nange ngakira itabangika umwami n'umukiza oya Yesu ni intumwa by the way ariko bose turabemera imana imuha amahoro n'imigisha na Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna lillahi mashallah amakuru y'iminsi amakuru ni meza ndasanze urimo kwitama akantu mansanze nagacya ku kantu urimo kunywa akangaka ni ka energy drink ubwo nta kintu kirimo Clement ubwo nta kintu kirimo oya nta kintu kirimo ni ka energy kabisa ntago ngera ku kantu gasembuye nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nemera ko imana imwe ari imana imwe rukumbi itabangikana meze bitese ni sawa ngusanze hano kuri hoteli ni hoteli yawe se iyi hoteli ntago ari iyanjye ariko sikimo mwihakana amafaranga iyi hoteli ntago ari iyanjye iyi hoteli mfite uwo nayisigariye buriya umuntu akuragije nyine usigara urimo gukama urakama ariko ukerekana umusaruro w'amata ushobora gukama uragiriza dakama nawe uragiriza adakama of course buriya amafaranga abura dukiranye kabisa oya alegra hotel mba nyiriho usigaye wayicunze ni iki gutya sigara nayicunze nka responsable urabizi ku kintu cy'ubuyobozi kindimo ni ibintu byawe ni ibintu byanjye birankurikirana so by the way alegra hotel ni hotel nziza cyane abafana bacu babimenye iherereye karuruma Gatsata ifite service nziza cyane ifite chambre ifite igikoni cyiza ifitanye inkoko itekanye umuceri nziza dufite igiti dufite gisangani ebana hari ibintu byiza cyane umuntu hageze aba yahageze aba yafashe irangamuntu wageze waba wibyiza ibani waba wibyiza abana beza bakwakira
serivisi nziza kandi iziye mu gihe kandi ibintu bifite isuku. Right. Tugane kuri alegra hotel. Sawa. Ubwo rero none reka dutangire ikiganiro cyacu. Yego ubwo ngubwo babyumvishe ko hotel nta yindi ni alegra hotel. Yes. Na televiziyo ni imwe ukomoka ku ntumwa. YCTV. Man, utari wakora share, utari wakora sub, utari wakora comment. Wasigajwe inyuma n'amateka. Ubu ngubu nta nubwo yagakwiye kuba yanafunguye twanamuhamagariza kabisa. Kora sub. Urebe ibyiza biriho, ukore na share by the way na comment. Tubwire ibyo ukeneye natwe tuguye ibyo dukeneyeho. Sawa. Noneho none se amakuru y'iminsi wari uri mu biki? Usibye ibyo byo kuri hoteli ariko dufite na shooting turimo. Urabizi ko muri iyi minsi ndi director, amakuru director, script writer, innovator, creator. Niko wabonye kuba imamu byanze uhita uvuga ati reka kwikorera filime. Imamu byaranze kuko njya kubyiga, urumva ndangije icyiciro cya Mutamayiza. Hari scholarship nari negereje ko kujya kwiga muri Arabia Saudite ariko ntibyakunda. So iyo bidakunze rero dushaka izindi kata. Tujya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Bose warusaje mufite. Yesu nari nsanzwe mufite, rega ngende umwana w'umutambyi. Nabyo ujye ubimenya. Yemvuka mu mavuta. Nitwa yumva gusenga. Wahise ujya kwiga idini kugira ngo urebe nimba wakwigira hanze. Ariko nje inspiration nayikuye, nakuze mvukiye mu muryango w'abarokore. So ndavuga ariko se dini numva ry'abayisilamu bite? Mfite umuneighbor umuyisilamu atangira kugisha buhoro umubyeyi. Bukeye arambwira ati nzakuzanira umuntu akwigisha. Umva ibyo nkazana biriya bakazana ku ruhande ariko nkabona ibintu birahura. Bibahura se? Biba bihura ahubwo hanyurana wenda ibyaro by'ababizanye aho bavuka. Ugasanga kimwe cyavutse i Roma, ikindi wenda cyavutse muri Arabia Saudite. Kandi buri gahugu n'umuco wako. Kandi ugasanga banditse ibyo bitabo bagiye basupportinga culture zabo. Niyo mpamvu akanya uyu munsi umuntu w'umurokora arakubwira ko ari umuyisiraheli. Kandi ntazi n'inzira ijyayo. Ngo barimo ngo barajya iwabo, ngo Yerusalemu, Kanani, Bura. Ngo bagiye iwabo kandi bafite iwabo. Kandi bafite mu Rwanda still. Gusa ntago twabiveba nabo ni imyemerere yabo. Ariko tureke kwinjira mu madini cyane. Oya nari ndimo kukubaza. So nuko byagenze rero nyuma, kandi ngiye nakuze ndi umuntu ukunda kumenya cyane. Nagiye niga utuntu twinshi, abantu bajya bambaza akantu bakasanga ndakazi. Si biwe nta kintu utazi. Ariko isi twigisha kwihiringa bro. Ukaba ugerageza kuri buri kantu kose, nuko nguko Clement ateye. Buri kantu kose ndagerageza. Buri kazi kose nagakora. Wabyize mbere yuko ujya Uganda? Nabyize mbere yuko njya Uganda kuko icyo cyiciro cya mbere nakigiye ahantu bita Isave Butare. Icyiciro cya kabiri nkigira Intarama mu Bugesera. Uyu nguyu ni wawe uyu ni Clement niwe waririmbye ngo kuko nagiye Uganda. Oya. Ntago ari ngiye. Akomenya baziriya ndirimba ariko batazi na nyirayahari. Nyirayo ibyo byose ibyo yaririmbye se wabanye atari ukuri se? Hoya buri wese agira kataziwe. Experience yiwe. Tubwire experience ko atwara ibintu. Experience yawe. Oya ntago njya nkunda kuvuga ubuzima bwanjye. Uganda. Biba bigoye cyane. Ubuzima bwawe bwihari bwawe bwite bwari bwiza nubwo n'ibigeragezo bitabura, ariko ikintu butwaye ni ibintu bya buri munsi. Kuko njye mbigereranya ko nta ni ikibazo wagira uri mu gihugu cyawe wanakigira uri mu cyahandi. Byose ni ubuzima. Warwara, wafungwa, watukwa, wakubitwa, kandi nahanga hari abafungwa. Biba bimeze kimwe se nuko umuntu yaba atari iwabo. Wenda care ntago zaba ari zimwe, ariko still
turi abagabo tugomba gusavayivinga sibyo se ntago uzahora imbere y'abashiki bawe cyangwa uri umuntu wawe n'abakuru bawe n'ababyeyi bawe rero still ugomba kurwana ubundi turi mu isi turwana na satani turwana n'umubiri wacu n'igifu cyacu duhora mu ntambara still ni ibintu byumvikana kabisa hanyuma mbere y'uko tujya neza kuri topic twashaka kuganiraho ubwo nyine niyo mpamvu nari nshatse kugenda nshishamo nyine ngo twumve twajonyowe ngo heruka uri umuraperi ariko se njyewe nk'umuzi ndanarangiza no ubu ngubu uri umushoramari uri director wari umuraperi iyo myaka nari umuraperi nkunda na music uri na manager najyaga mba manager sometime ntegura ibitaramo by the way sasa ntago navuga ngo hip hop narayibagiwe ahubwo ngaruka hano muri Kigali nari narasize hariho discours ariyo iri kuri hit ngarutse nsanga drill bana barakubita ibintu bya danje so ariko mbona hari n'uburyo ki industry yabaye develope ukuntu sibyo niko kuvuga ati n'ubundi ni ukwandika reka why not ntajya muri cinema n'ubundi kwandika film mbona ibintu biraryoshye ndagenda ndihugura nyuma yaho mbona na occasion njya Zanzibar naho nkubita training niho nize innovator niga creator na directing banyongeramo ibirungo byari birenze ibyo n'izina so ndavuga why not ntaguma muri ibi ngibi noneho so ubu urimo gutegura filime iraza ryari ndazikora narazikoze se wakoze zihe ko nta filime ubundi wahamugana ko urumbwira ngo uri director ntarabona filime biterwa n'isoko zijyaho akenshi ntago ngiye nkorera YouTube cyangwa se televiziyo za hano filimi zacu zijya mu mafestivale nubwo njya Zanzibar hari filimi nari mperekeje so rero ntago amasoko aratandukanye ni ukuvuga ngo filimi ijya muri festivale ntago ikorwa kimwe ni ukuvuga filimi izajya muri festivale ntago igaragara kuri YouTube bisaba yuko nta handi hantu iragaragara yes alright so uyu munsi urumva impamvu natekereje ko turi buganire yego nasanze uri umuyobozi hano muri hotel ngo uri umuyobozi hano kuri ino hotel nasanze uri umuyobozi hano yego uri mu bayobozi baha ngaha aha turi gukorera right so hari ikintu kimaze iminsi nta nubwo kimaze ntago ari gishyashya ariko ubu ngubu nyine nibyo buri muntu wese abavuga icyo kintu gufunga saa 8 ubundi icyo kintu kiguhangayikishije kurusha ibindi by the way icyo kintu umwana ahangayikishije none se gufunga saa 8 si kugira ngo ejo muzabyuke mwongere musubire mu kazi hari igihe abantu baba bageze muri vibe still ugasanga isaha irageze baba bagomba nyine no gutekereza yuko ejo bazongera bagashaka andi mafaranga kugira ngo bagaruke ntawamenya ko leta n'umubyeyi bifite impamvu iba yabitekereje ngewe icyo nashakaga kubaza ni ku kijyanye na ruswa ariko atari ruswa iyo ari yo yose ruswa kijyanye na ruswa y'igitsina ubiziho bayivuga ubiziho ntago mbiziho cyane ariko nabyumviseho ku bantu bamwe na bamwe bagiye bahura nabyo yaba mu itangazamakuru yaba n'inshuti zanjye muri rusange ariko icyo kintu nkiziho ko gihari muri rusange ruswa y'igitsina itangwa ite ndi bavuze ngo ruswa ubundi ikintu ukuntu mbyumva bamwe mu batangabuhamya babinyuzemo cyangwa babiciyemo numva ko ruswa y'igitsina ibaho igihe hari serivisi ukeneye nk'akazi kugira ngo ukabone
wa muntu ushobora kuguha akazi cyangwa kuguhesha akazi akaba yaguprofita muri ubwo buryo, akaba ariho yifuza ko muryamana kugira ngo akugeze kuri cya kintu ukeneye kugeraho. Bivugwa cyane kuri kote y'abakobwa. Kubera iki abakobwa nibo abagabo nibo kenshi baba bakeneye imibonano mpuzabitsina? Ntekereza ko wenda hari abagabo akenshi ni abakozi, nibo usanga bari develope mu mikorere ya bizinesi n'ahandi muri rusange, kandi abagabo ku kijyanye n'icyo kintu ngira ngo nibo baba avantage kurusha igitsina gore. Avantage gute? Ari bo babakenera cyane sexe kuruta abagore, kubera ko usanga imbaga nyamwinshi ntago wabona umugore ujya gutereta umugabo. Rero numva ko kubera abagabo ariko kantu katubamo, usanga wenda abagore kuko ari n'abanyantege nke cyangwa abakobwa, mu gihe akeneye serivisi runaka ari uko ahuye n'uwo muntu wenda ufite uwo mutima, akabanza kuba yifuza ko yamusambanya kugira ngo amukemurire ikibazo. None se ntago wenda bishobora kuba ari misunderstanding, udasobanukirwa ikintu, kuko ko Clement uratereta cyangwa waraterese cyangwa uzanatereta, right? Iyo utereta umukobwa si umwemerera ibintu runaka, hari ibintu wowe uba ufite adafite kandi ubona ko akeneye, yego, sibyo? Ukabimwemerera ukanabimuha, uri kumva eventually bikarangira iby'abakundanye nyine bibaye iby'abakundanye, kuryamana bikazamo. Ese ntihari igihe wenda byaba ariko akundi ubona, reba uzi umwana muri quartier wamuteretaga, uzi ko ahangaha hari akazi, ukakamusakira, ariko noneho kubera nyine ya relation mwari mufitanye bikarangira muryamanye, byakwitwa ruswa ibyo ngibyo? Ashobora kubikora wenda mu buryo bwo kugushimira kuri cya gikorwa wakoze cyane ariko hari wenda n'abagabo bamwe na bamwe banzume, abo bita babanzume. Uzabanzume ayo ngiyo aho ngaho niho donadone mbere yuko nkorera iki nawe banzume iki, sibyo? Abo nabo barahari, ntitubirengagize. Ariko hari n'uwo ukorera serivisi nyuma bikazarangira agize ate wenda gushimiye, cyangwa se mwagiye muri relationship mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yes, aho mba numva iyo nta ruswa irimo. None ko birangira abantu bamwe babiguyemo, birangira kuko reba nk'aba baba star tubona, yes, sibyo? Akenshi iyo ari muri relationship n'umuntu wenda wari umugenerwa bikorwa w'ibintu atanga, tuvuge ni nkawe ugomba kumanaginga umwana w'umukobwa cyangwa umuproducer, urimo gukorera indirimbo umwana w'umukobwa, eventually abantu bagira imitima, sibyo? Ukageraho mugakundana cyangwa ukamukunda cyangwa ukamwifuza, right? No, ntibibe nyine banzume, wowe ukabanza kumuha ibyo agomba kubona, ya service agomba indirimbo, kumujyana muri studio, nimba uri manager ni kumushakira promotion, then ukaza niki urabona bikazarangira kwa kundi mushwanye, ego, ubiguyemo. Kuri icyo kintu ndavugaho ibintu bibiri. Yego, iyo akenshi ikintu wenda kuri relationship ibaho kubera ko akenshi umuntu hari ikintu runaka muhuriyeho, cyangwa hari uburyo muhuramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, sibyo? Like nk'uko wari uvuze ku ba producer cyangwa aba manager, urabona nko kuri abo baba star, ushobora kuba uri producer w'umukobwa runaka, murahorana umunsi ku wundi, sibyo? Ninjoro na kumanywa, igihe ibihe cyose atekerereje record
araza akarikodinga, ugomba kuba uhari. Noneho wa muntu uko muhorana, umugabo ashobora kumwiyumvamo, sibyo? Erega n'umukobwa ashobora kukwiyumvamo, n'umukobwa akamwiyumvamo. Birangira bite rero? Impamvu biza kwitwa ruswa, sibyo? Bashobora kubikora bishimanye, ariko kubera ka kageso wa mugabo bafite, uko abonye uyu nguyu baryamanye ku wa mbere, hari ku wa gatanu mukeneye, sibyo? Nakenera ku wa gatanu, uwo ku wa mbere ntago azaba kimwibuka, no ku wa gatanu kundi wa kabiri hazaza undi, sibyo? Ugasanga cya kintu kibaye ingeso. Noneho rero nibwo wa wundi nawe agira ifu akavuga tuzi ko yankoresheje nk'igikoresho. Icyo ni icyambere, sibyo? Hari nubwo mushobora gutangira mukorana umumanaginga mukazarangira munabanye. Twarabibonye, hari abagi kuri ba Celine Dion, usanga umuntu yarakumanagingaga n'umupapa akurusha imyaka 20 ariko still bikarangira mwinjiye mu rukundo mukanabana. Ibyo ni ibintu biri reality bishoboka cyane. Umuntu murahorana umunota ku wundi, ntago ufite umwanya wo kujya kureba undi no kutereta, sibyo? Nibishobora kuba byaratangiye ari ruswa se bikaza kuva mu rukundo nyuma. Mbo hari ibitangira ari ruswa, ariko akenshi iyo bijyanye na management y'abahanzi, ntago buriya nta manager wakumanaginga kubera ko ari ruswa atakubonyemo talent, abaye kubonyemo ikindi gicuruzo. Ushobora no kukubonamo talent, nose ntashobora kukubonamo talent, ariko akabanza akagupfobya kugira ngo wowe tumva yuko wowe wifitemo ikindi kintu kirenze. Naho akakubwira ati kugira ngo wowe nkwemerere impiki, ariko wowe warabizi nyine icyo ufite. Ntago bishoboka. Birashoboka cyane. Nkako kundi hari ukuntu ujya kugura urukweto ukarukunda kugira ngo uriya muntu ataguca menshi, karupfobya. Iyo ni system y'iwanyu Nyamirambo. Uravuga toya nta nibirenza ahubwo nshakire Nyamirambo. Nyine urumva hari ukuntu muri leta, like muri ibintu by'amategeko, reba nkuko nguko abantu baryamana nyine bangana. No kuvuga ngo uko wabyemera kose nyuma yaho ko wavuga uti ngewe nta kibazo mu mumpe nzamufasha, icyaha gikomeza kuba icyaha. Barakubwira ati ntago n'ubundi byakuraho yuko waba biriya bintu byabaye ari icyaha. None nari nkubajije nti ntago bishoboka ko bishobora kurangira ari relationship ariko byaratangiye ari ruswa. Mbo akenshi bibyagorana. Uzi impamvu? Igitsina gore uko nkizi ni abantu bakira vuba ikintu situation, sibyo? Iba utangiye ari ruswa, iteka n'ubundi ashobora kubitwara muri iyo ruswa. Ashobora gutangira ruswa ku ruhande rw'umugabo, we asaba ruswa, akazarangira kunze, ariko umukobwa wakoreye ikintu abizi neza ko ari ruswa. Biragorana cyane kugira ngo aziyumvemo ya relationship. Still n'ubundi asigara gufata kuri ya standard. Wemera ko hari nk'abakobwa ashobora gukundana n'umuntu kubera ko hari icyo amukeneyeho, amafaranga, ariko akajya kwishakira still wa wundi udafite ya mafaranga kuko amukunda. Ni kuvuga ibyishimo by'igitsina gore biva kure, niko nabivuga. Baragoye kunyurwa. Biva kure, ariko iyo abiguhaye abiguha byose. Ni nk'uko niyo kwanza kwanga wese, ndakwanze y'umugore ntigivamo ndagukunda, ndanagukunze y'umugore ntigivamo ndagukunda. Bo twirinde kwinjira cyane mu by'abagore, ndi umusiribateri. Rero ushobora utagiye kuba umu expert. Rega kuba umu expert ntago biba bisaba yuko uba warabanje gucamo biriya. Gusa nge niko mbizi, like nko muri relationship, umukobwa ashobora kubwira ndagukunda akabikubwira imyaka 2, ariko wakora ikosa rimwe ryamubabaza akakwanga ku buryo adakeneye no kongera kukubona. Ni ba bantu rero bakira ibintu vuba bikanabavamo vuba. None se tugarutse kuri ruswa y'igitsina, ntago bishoboka, ntago bijya biba ku bagabo? Mbo ku bagabo
Ntekereza ko ari bwa busoresore buba bwitanzemo ibitambo. Ni ukuvuga ngo wowe ushatse kuvuga yuko umukobwa we atakwitangamo igitambo like abahungu nibo n'umukobwa yitangamo igitambo still kuko kwemera gutanga ruswa nuko kandi iyo umubiri we aba yitanzemo igitambo. N'abahungu rero abahungu nabo hari abahungu b'abanyantege nke, hari abahungu b'abasongarere badashaka gukora, ari nacyo ubona kirimo kirakurura kuryamana bahuje ibitsina. Iriya ni fucking shit, ariko kubera ko bazi uburyo babonamo amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nabyo buriya si bishobora kuba n'ubundi se ruswa, ko usanga wenda nk'umuntu akora nyine ahantu hadanje ubibona neza yuko nta bushobozi afite cyane, ariko akaba ari aho. Yes, buri gihe duhita tubibona tukavuga ati aha hari akantu katanzwe byanga bikunda. So n'abahungu ubu ngubu noneho abahungu bo none donc babagabo bavuye noneho ku bakobwa bageze no ku bahungu batera n'abasore ibintu by'umwanda biraho. Nge wenda naguha nk'urugero gatoya. Nigeze mpura n'umuntu ntambwe se urangeza aha n'ahandi amubwira ndakugeza ariko kambanze uyu muntu mu dropping kuri hostel. wari umushoferi? Nari umushoferi. Ndamubwira okay nta ribi kuko ahantu ugiye ni muri quartier zanjye, kanwara uyu muntu kuri hostel nimugezeho ndagaruka dukomeze dutahane. Ubona ari umucamba mwiza wa Madrid ibana w'umurundi ufite fresher zatanje. Umwe ndaza ahita ambwira turakoze cyane, turi imfura pe, ati siko narinzi ko uri bugaruke. Nagombaga kugaruka, ati ngwino baguha akantu ko kunywa. Nabwo rero nago nje nanywa ntwaye bamwe ka fanta ngo ngo nta kibazo, bameza ka fanta bagashyira mu kirahure. Turi kuri kontwari ahita ambwira tumva se bro warise tukicarira mu modoka ko nafite byeriye. Fize mu modoka fukuyemo telefone atangira kureba filimi z'urukozasoni. Ese mutipe vipi haramwe ngo dore ngurebe ngo kano kararyoshye ni ibyo bintu sinjya mbireba. Abamfashe kwitako arambaza none se bro urasiramwe? Hamwe ndasiramwe ko nise wanyeretse ni mane nibyo bintu reka. Arambase n'ubwa mbere ubibonye? Namubwira ni bro najyaga mbyumva ariko ntazi ko bibaho. Uzi ko n'ikigori cyambwiye cyarambwiye ngo mva ngo none se ngurika nkwereke diro waretse tukajya mu rugo nkaguha sister akagushimisha uko ushaka nanjye mukanshimisha. Njye ndavuga nibuka n'ukuntu mfuhira bashiki banjye mwana. Ndamubwira mu by'ukuri ni sister muvindimwe mwasonanye uko cyangwa n'umukozi wawe mu rugo? Arambwira ngo ba papa baravukana. Ndamubwira nisubwirwa n'iki ko yanyemera? Ntago bishoboka. Hahita hacaho bene wabo wari bonsa aho ngaho kukabari gutya k'Abasudani. Ahita ambwira ngo uriya mutipe mani ngo afite sex iryoshye. Baba we ndamubwira nturayizi none iyo niga y'ibonsa yari ishumi yanjye bro, mbona ari umutipe uri rasta. Ngo wamumpamagariye se mpita mfata imodoka ndayirokinga ndamuhamagara. Tutipe namwe naragushaka aragenda ngo bananiranywe ibiciro. Noneho rutipe ndamubwira se mani vipi binakubwiye urabizi? Ahita ambwira ati mani twebwe wacu i Burundi ni ibintu bisanzwe, ahubwo kiriya kigoryi nta kofi gifite. Mani n'ubwa mbere nari niyumvisha iyo kese. Ubundi ni kwa kubyumva mu itangazamakuru. Ako for sure reka nkubwire mani nganyumvira nk'uwo urumva ko nari kwitangamo igitambo. Ariko urumva ko ibyo byose ari nk'umuntu udafite nyine self control. Yes. Cyangwa bimusaba nk'akazi kamubwira ati noneho aho kugira ngo nguhe mushiki wanjye kiwe kangiye gutwara buri munsi ndagushyira mu kazi, ndagushyira ahantu baguhemba aya mafaranga gutya ari kunyemerere bino. Yes. Noneho nk'uwo mwatsa amafaranga se noneho kugira byo nyinyi icyerekezo cyo kumwaka amafaranga nuko yakwitangamo ruswa still. Indirect. Yagiye kwitangamo ruswa wakoze money.
so niyo mpamvu rero bro isigeza harundumuka ariko hari na cases zijye zibaho uzi ko hari n'ababikora bari mariye yawe nibyo byinshi bigezweho fete bafata mariage donc urugo umugore amufata nka kava akagenda agakora ubukwe bakajya mu murenge akamushyira mu rugo bakanabyara wakazajya yikatira akajya kureba nabi arambwira ati bro ntago tuziranye cyane ariko reka nceceka yanzanye ubwo bugoryi ndamubwira ariko semani ko mbona ufite umugore mwiza n'umwana mwiza ari wahoza kuri profile bro ukaba ukeneye abahungu muryamana ni gute wava mu kibuno cy'umugabo ukajya ku mugore wawe urabona udafata umugore wawe nka tuwarete biramubabaza arambwira ati reka tubirekeraho aranamboroka ariko sinzi wenda niba biterwa niba ari ubushomeri niba ari abantu batinya gukora cyane sinzi kabisa kuko iriya nayo ni virusi kandi irimo irakura ntekereza yuko ari ugushaka kubona kubona ikintu udakwiye kuko nicyo gisobanura ubundi cya ruswa ni ukuvuga ngo nimba nari kuza ahangaha nkabona icyumba hano kigura ibihumbi 50 kubona icyo utagenewe nimba icyumba kigura ibihumbi 50 nkakugurira icupa rya veni nkaryama iyo ni ruswa ni ukuvuga ngo ntago bishoboka yuko umukobwa yagutega icyo kintu byagutega nko muri sinema tuvuge nko mu muguremo njyewe nanjye ndabizi urabizi nanjye mba muri sinema akenshi nk'iyo urimo gushaka urimo gukasitinga akenshi dukeneye nyine n'abakobwa kandi akenshi nyine tuba dukeneye abana beza basa neza bari butume filime zisa neza nyine bitewe na role agiye gukina ntibijya bibaho yuko umuntu akubwira ati basi ndaguhiki ariko umpiki ari umukobwa ugupropose ubwo muri aho hagati aho ngaho ninde utanze ruswa ninde uburiye ruswa wenda sinzi ukuntu wenda nabivugaho ngaho ntabwo birakubaho se ntabwo birakubaho umuntu akubwira ngo tuvuge nk'ahangaha uri mu bantu batanga imirimo ibyo ari byo byose yego ntabwo birakubaho yuko umuntu akubwira ati mbwira ahantu uri basinze ariko nkeneye akazi shanjye ntawe urabimbwira kubera ko akenshi njye baramamagara kambwira ati ko nkeneye akazi gutya na gutya na gutya nkamubwira se nimero yanjye wayikuye akambwira wenda hari uwayimpaye mushuti wanjye gutya na gutya okay uzansange ku kazi yaza ku kazi tukaganira nabona fitinga n'akazi kanjye nkamuha akazi hari nabo njya ndangira akazi ahandi ahubwo wenda aho muri casting hari ukuntu utegura casting twajyaga dutegura casting umuntu akaza pe akabona nyine ko adashoboye ariko nk'igitsina gore agenda akubwira ko yakwishimiye akaguhamagara buri munsi ubona ko ari icyo ashaka ariko nyine igitsina gore cyo ntago kiza direct nk'abagabo agenda gutega udutego nakurose byagenze ubundi style byitwa ruswa ariko ukabibona nyine nawe igihe biri bufate ntago cyakuraho uko ari ruswa ari ruswa wenda nimba ngiye naje ndi direct nkakubwira ati urashaka gukina cyangwa mu rugo iteka kenshi iyo uri umuyobozi ahantu cyangwa uri umuyobozi mu bintu runaka ntabwo utwo dutego watubura kuko hari ngiye n'umukozi aba akeneye guhora ari imbere kwa shebuja akavuga ati kugira ngo ngere imbere ya shebuja nzamutega kano gatego noneho rero wa muyobozi we cyangwa shebuja iyo afite intege nkeya yirukankira kuri bya bintu ariko njye ntabwo njya ngira amarangamutima mu kazi njye ukuntu ne muri karagiteri zanjye ibigawa mbishyira mu bigawa n'ibishima mbishyira mu bishima buriya na muzehe wanjye nicyo kintu ankundira ni nacyo kintu anyangira sometime
kuvuga ngo iyo umuntu wanjye ari mukuri tuba turi inshuti kuko abazi ko mushyigikira 100%. Ariko aramutse ari mu ikosa tuba turi abanzi kuko azi ko ndamusenya noneho kurenza rya kosa yakoze, kugira ngo mwumvishe ko ibintu yakoze ari umwanda ahubwo akwiriye gushyiraho isuku akongera akarema bushyashya. Njye nuko nteye. So rero njyewe mu kazi bro, njye ndi munyakazi. Noneho reka tugere kuri point y'ikintu byica iki rero. Ruswa yo mu kazi yica akazi igihe icyo ari cyo cyose, kuko deja aba yumva ko yatanze igitambo. Wa muntu waguhaye cya gitambo ampurisi ishingiye ku gitsina, aba yumva yemerewe ibintu byose. Yes, umuntu yarakwamburiye aba yumva ari nyirabuja w'abandi bakozi. Yes, aba yumva ni nka kwa kundi like ba basore bajya batwara ba nyirabuja, yagira gutya bagwa mu gatego bakaryama, imodoka yitiye ahita yihita, nubwo akuramo roko atabishaka. reka si yese aba yabayiye. Donc nicyo kintu kibizica iki akazi, sibyo? Nihanda azatwara imodoka akajya gusinda kuko yamaze kumubona ahatakagombye kubona, yamukuriyeho irido. Niho hahandi uzasanga umukozi mu kazi rwose akubwira ati ntago ndi buze ejo ndarwaye, ntago ndi buze narwaye, kandi wenda ifite n'indi prote yigiriye za Rwamagana, Nyamagabe like that. Ariko iyo ubaye serious, sibyo, akazi kakaba akazi, kabone niyo waba ufite ingeso. Njye mfite nk'abashuti banjye pe bandi bafite utubari n'amahoteli, ariko ikintu mbemerera nta ikintu ashobora kunywa ku kazi ni amazi na ji, ariko ku kabari katarake yamara iminsi 3. Uri kumva ukuntu abantu baba barawubaze. Niyo mpamvu rero ahantu ukorera uba ugomba kugira title ugira mu bakoresha bawe, mu bakozi bawe. Yes, even no mu bakoresha, mu bakozi no mu bakoresha. Uba ugomba nyine ni akazi kakuzanye Stella, kora akazi kawe. Ubundi buzima nubwo nyuma y'akazi, sibyo? Muramutse se urumva nubwo mukora hamwe, muramutse mukora hamwe, wenda tuvuge uri umuyobozi, igihe cyose uba wumva ibyo byose biramutse bibaye ko uwo muntu ari umuyobozi w'umuntu. Donc nkurikije uko numvisha bivuga, igihe cyose wenda hari ikintu agomba kukubaza, donc ari munsi yawe, nta relation mugomba kugiranira itandukanye n'akazi. Wenda ngira ngo hari no kuntu leta ijya ibigenza, ntago ushobora kuba uri directeur w'ikigo runaka umugore wawe secrétaire, ntibishoboka. Ntago ushobora kuba uri DPC wa polisi ngo OC station aba ari umufasha wawe, kuko biba bizica akazi. Barabatandukanye. Baba birinda iki? Like amarangamutima. Uvuye mu rugo ugiye kuri ofisi, tambaye wenda mwagiranye akabazo runaka, yanagutereye ipasi, ukungirije cyangwa escort yabonye ishati yawe ntago igoroye, ntago iteye ipasi, still ugahita ugira nk'umujinya ukamusanga muri ofisi. Reba bagenzi banjye, uzanye bya bintu byo mu rugo Stella mu kazi. Niyo mpamvu rero nta relationship mu kazi. Ni ukuvuga ngo ruswa y'igitsina twumvishe ko donc yica byose, yica ibintu byose. Ni igihe cyose banabimenye, yaba bari n'abategarugori bashiki banjye, ntago ruswa y'igitsina itanga akazi. Uretse ko no kuvuga gusa ngo wenda ngo yica akazi gusa, byibuza kanakozwe da. Hari n'igihe noneho usanga wagahaye n'utagashoboye. Iri none ikintu ndi kuvuga ntago ruswa y'igitsina agisimbura ubushobozi bw'umuntu itanga akazi.
cyangwa itanga bya bindi utegereje kubera ko still wa wundi uyikwaka ayaka n'uwundi kandi wibuka hari n'ugiye gusimbura ese ako kantu gatekereza ugira ngo uri uwa mbere bayatse ntabwo uri uwa mbere sibyo se nta nubwo uri n'uwa kabiri suri n'uwa nyuma banza ugitekereze mbere yuko ujya gutanga umubiri wawe njyewe najyaga naguha n'urugero ku cyo wavuze ku bagabo nagiye mbona abamama benshi bafite amafaranga bafata abasore akakubita V8 kujyana mu ifamu ukabona ifamu y'inka $1,500 ukabona marimentasi ukabona amazu ukicara kuri voro ukavuga ati byose nabikoze bro kandi ubwo afite sida imaze nk'imyaka 20 yamara kugutwika nta n'imperekeza guha kujyana kuri posita akagahungu kanyibye akagufunga amezi 6 ya usohoka waracecetse burundu usohoka waracecetse hari umugabo nzigeze gukora revenge nawe aragenda yanduza umukobwa we uri kumva kubera iki ni ukuvuga ngo ikintu winjiyemo mu buryo buhumanye n'ubundi rezili tuzazibona zihumanye sibyo ni uko nguko ntago ruswa y'igitsina yaguhesha akazi nta nubwo yaguhesha kugera ku cyo wifuje kubera ko wa wundi witonze akigira injiji agasaba akazi kuri ka kazi ashoboye gukora na ka kazi yagerageza gukora bizatuma akora neza kandi agira igihe kirambye wagira guti tugana ku musozo wari urimo kugira inama abakobwa uvuga uti nta kintu na kimwe nta ruswa y'igitsina yaguhesha ikintu ukeneye cyangwa kizahoraho umuntu n'ubundi arabigusuzuguriramo bikarangira n'ubundi agusimbuje ubundi muntu kuko nawe uba waje usimbura ubundi yego niyo nama wagira abakoresha inama nagira abakoresha mu gihe ushaka kuba serious muri business yawe hari ibintu bibiri ugomba gutandukanya icya mbere ni ukwirinda amarangamutima in the business ikindi cya kabiri gabanya irari muri business niba ushaka gutera imbere ushaka kugira iterambere ryimbitse nuko mpereye kuri sije twari turiho natandukiriye hari kubona umuntu adafite potential y'akazi ariko afite potential y'irari ryawe ntuzafate potential y'irari ryawe ngo uyiguranishe potential y'akazi kawe kuko icyo gihe uzasubira inyuma uriya wafashe nk'ivaze mu kazi niwe uzangiza akazi wiyibagize ahandi wavuye kugira ngo ugire rya terambere mu kazi inama nabagira nuko bakora akazi bakirinda irari ndetse no kwaka izo vanse za hato na hato nimba ari ibyo ajya kugura yagiye kubigura ku babigurisha aho kugira ngo abishyire mu bakozi bamwicira akazi yajya ku ruhande by the way wagenda ukagura abakozi baba abakozi n'ibindi agenda arikemurire deya ariko bitari mu kazi kubera ko akazi karahenze kandi ibintu tubigeraho bituvunnye uzi ko wemera ko umuntu ushobora kuba afite business ya $1,000,000 ariko ikangizwa n'ako kantu gatoya k'irari akantu bita irari katagaragara just abstract now ikintu kitagaragara ariko kikakwangiriza business wagezeho wiyushya kuya you know so rero icyo nicyo cya mbere nagira abakoresha ikindi sometime hari abantu wenda nabo bakunda family like that mu gihe ubona umuntu w'umufamiliye ashoboye byiza ko wamusapotinga ariko mu gihe adashoboye kumva ko ari we wabaho ngaho buriya abakire ntago bizera
hari igihe bizera bene wabo cyangwa se urumva ni ibyo bintu bijya bibaho ikene wabo umuntu akajya mu kazi atari uko nacyo cyafatwa nka ruswa buriya nacyo ni nka ruswa by the way kubera ko ni cyakene wabo cya kintu urarikiye wowe no kuvuga ngo urimo guhereza umuntu ikintu adashoboye just kubera ko tugira abakozi b'abanyamwuga mu kazi more than ikene wabo ndetse na ruswa y'igitsina kuko ibyo bintu byangiza business mu gihe ukeneye iterambere rero amarangamutima aze nyuma y'akazi n'iryo rarize nyuma y'akazi ariko before focus your business you know icyo nicyo kintu cya mbere mbona cyaba kiza kuruta gukora ibyo byose ngiye mbifata nk'umwanda it's a share nigga it's a share nigga ni gute umuntu ashobora kumenya yuko muri miliye arimo nk'ahantu muri community urimo wenda tuvuge nk'ahangaha wowe uri nyiri hoteli sibyo tuvuge wabwirwa n'iki ko mu kazi kawe hajemo iyo mungu ni ukuvuga ngo ikintu nkora iperereza ryimbitse njyewe like ngerageza kuba inshuti ya buri muntu wese ni ibintu umukoresha yagakwiye kwitaho buriya gusa ntago bikunze kubaho ariko hari abamanager bamwe na bamwe bajya birukanwa kubera iyo mpamvu bagiye mu bakozi like yagiye mu mukozi cyangwa yamuhaye akazi amwereka ko icyo kintu atari cyamutekerezaho ariko inyuma akaza akamubwira okay nakoze iki ko naguhaye akazi okay now you can come to do like that my happiness yeah exactly happiness babyita happiness rero ntago numva ko iyo happiness yabaho kubera ko hari igitambo runaka sibyo nshimira n'abashiki bacu bamwe na bamwe bajya bakatira ibyo bintu bakabishitinga nkangurira nabo ngabo abanyantege nke bajya babyinjiramo ko bakwiye kubireka ntabwo ukwiriye kuba victim y'akazi ugiye gukora kandi ejo uzakarangiza si byo se biteho kugira ngo biteho kurimbisha umubiri gusa barimbisha n'ubwonko barimbisha ubwonko kuruta kurimbisha umubiri kandi bige gukoresha ubwonko basurviving niga kubera ko akenshi ibyo bikundwa n'aba bantu bashaka ubuzima bworoshye sibyo wa wundi uzaza akakubwira njyewe mfite amafaranga burabura noneho ariko abakobwa n'abana ni abana mu mitwe usubona umuntu iriya ni bogari agahita aza kumubwira njye nkora iki no ntago bikwiye naguha akazi nakora iki n'iki nagukorera happiness like that ibyo bintu ntago njye mbifata nk'umwanda sibyo dukwiriye gukora iki rero kwitegura mu mitwe yacu kandi tukumva ko dushoboye bashiki bacu bumve ko bashoboye kandi biyambaze na basaza babo by the way turi abantu babo umunsi umwe ari umunigeze kumbwira atari ko se ko mbona bimeze gutya mbona hari ibintu urarikiye ntarimo ndasobanukirwa sibyo harangira mbwa ntago twigeze tubona n'igihe ngo nkubitse amabanga n'iki ubu sinakubwira na boyfriend wanjye ngo ungire inama kubera ko ntago twabona imana nanjye nari ndimo ntigita ntago nari kuguha umwanya niba uri na sister wari muto numvaga ko igihe nari nkene wari ukeneye amayinite nagombaga kuyabona igihe wari ukeneye kotex nagombaga kuyibona ariko yabigusaba ariko kuguha umwanya iki nicyo gihe ngo uhereye umwanya okay mbwira noneho bimeze bite cyane ko kumva ngiye mba nararungurutse henshi kukurusha ariko akakubwira nimbimubwira arafuha arambuza uburenganzira no ba open uvuge buri kimwe utekereza ku bantu bawe nicyo kizaba kiza kurutaho nuko ngiye mbyumva that is my opinion. That's your opinion. Kandi ni byiza ko babyumva baraza kutubwira muri comment. Baratubwira muri comment kandi tubibutsa gukora subscribe bakana sharinga share comment batubwira uko babyumva kandi kabe kamwe kabe tubiri kabe icyo kurya muri alegra hotel bana alegra hotel neza sauna nziza massage steam
shambure nziza, televiziyo, amashawa y'amazi ashyushye akonje, ibana wifi, everything is here in Alegra Hotel, nigga. Yeah, baraza kuza kubona nimero muri description, bashobora guhamagaraho bashaka gutanga reservation cyangwa kugira ikindi kibazo babaza wakenera, even no kwamamaza iriya nimero. Yeah, bashobora kuduhamagara kuri iriya nimero, tukamamaza, tukabakorera na marketing, bafite location nziza, twakinira movie, dushobora no kubakorera amafilme, turayandika, tukanayategura, tukanabandikira amadocumentary bitewe n'ibikorwa bakora. By the way, n'amakwe yanyerega twaya kamera n'indirimbo zanyu, turaba creator, turaba innovator, turaba director, turaba actor. Yes sir. Yeah, that is it. Reka tugushimire rero ko murakoze cyane. Destino. Yes sir. Clement. YCTV man, nakagaruka. Goodbye. Sawa.